je numva nta kibazo nogenda ntacyo bitwaye ntekereza nyine ku muryango narasize zuko mvuka jenyine mfite abavandimwe mfite ababyeyi mfite umuntu akomoka ahantu henshi ariko ntibavuga koze k'ibyo nugakoze nta muntu witaho kuko nobitayeho nta muntu wabakoreye k'ibyo nabakoreye ibyo ndavuga ngo mana nongera kunsubiza n'imbaraga ngakira ngasubira mu kazi ngakorera urugo rwanje kuko bisanzwe navuze amagambo abiri nyine avuga ko nzoshima imbere y'abantu icya kabiri kandi nzokora igitaramo cyo guhimbaza Imana gusa nta rindi jambo rivugiwemo bitansabye kongera kuvuga andi magambo menshi kuko ari si ngombwa Bwana sifiwe none nuko narakize kuma Imana amashi menshi cyane kuko nabaye hano n'ubundi ndwaye twaza gusenga hano ndwaye rimwe na rimwe twataha nagera mu rugo bigakomera tukaza abaturanyi abafatiye tukarara kwa muganga karara mu nshinge mu gitondo nkabyuka gataha nkagenda akomeye rwose meze neza ndivuza koresha imiti ya kinyarwanda koresha iya kizungu ngera ahantu hakomeye hose ariko barambwira ngo byarashize ubu maze amezi 4 nta buribwe nta kibazo rero turashima Imana ko twongeye gukomera muri Kristo tuzadutaranyije n'abantu kuri ikibazo kiza kiba ugatangira gukeka mubizi se ukavuga ngo hari no bana nagambaniwe n'uyu muntu cyangwa uyu nguyu cyangwa uyu akabana baza kukubwira twagize ikibazo cy'abayumve kandi aribo bagomba gukiza abantu hari uwo kongorera hari uwo kubwira akaguteranya n'uwanyu bikanasakuza kandi nta gihamya ariko ndashima Imana ko narwaye nakira nta muntu wera wirabura ikibazo nabo nta muntu wera wirabura nshize mu matwi ngo mvuge ngo uko ndatekereza uyu muntu uko ndavuga uyu uko ndagira gute uko ndogora uyu ngo bisakuze habe n'umugore tubana mu rugo nta munsi nubwo yokwicira akabaza ngo se byagenze gute ni hehe ubu baranyweye amazi cyangwa ntaho namwe amazi ahantu henshi nari ahantu henshi nagenze ahantu henshi ntabyo ntibibaho byararangiye narakize ko nitegura gusubira mu kazi gukora urugo rwanje rero ndashimira ababanye natwe ndashimira abaturanyi famille ibirani ndizi ku bagore cyane kurira kubera ko bagira amarira ahantu hose yaba ari mu byishimo mu biriyo iyo baza bakunda kurira cyane barakiturusha ariko nyine naje kana nitoretse kurira kera cyane rero ndashimira abaturanyi babanye naje nababyukije bicuku saa 8 nafatwa kababyutsa bakanzana ndashimira ababyeyi banje amezi yose namaze hano kuva kwa 7 twarafatikanyije kugira ngo tubeho murabizi ubuzima n'ubundi turimo tugahaha tubonye tugasangira ndashimira abantu bose abadusengeye abamenye amakuru ko turwaye bakadusengera abadusuye abatugaburiye n'abantu bambwira ngo umwana wawe iyi bomboni ntabwo ifite ubushobozi reka dushake indi numva nobabwira ngo nimureke kuko naza mbona atarukira umuntu wo kubaho bitewe n'ukuntu nari nihebye numvaga nobabwira ngo nimureke nanone ariko kwicara bagora ntabwo abaho bitewe n'ukuntu naza mubona muri Kenya ni ahantu
uza usanga ibitaro byuzuye birimo abantu benshi mu buryo nta bantu bazaryama ku bitanda muba mushashe hasi. Noneho umwana yacikana, nareba umwana ucikanye nkabona yari muzima, nkavuga se uyu nguyu ko atari gucikana byagenze gute. Icyo kintu natekereje ndwaye kimarugara na Kivari kwivuza, bambwira indwara arwaye, je numva nta kibazo nogenda ntacyo bitwaye. Ntekereza nyine kumujyana n'abasize, zuko mvuka jenyine, mfite abavandimwe, mfite ababyeyi, mfite umuntu akomoka ahantu henshi, ariko ntibuvuga koze k'ibyo nugakoze, nta muntu wabitaho kuko nobitayeho, nta muntu wabakoreye k'ibyo nabakoreye. Ibyo ndavuga ngo Mana nongera kunsubiza n'imbaraga. Dutinya urupfu twese, dutinya urupfu pe, kandi ntawe utazapfa. Ibyo ni itangazo. Aba muganga baza bavura abantu bagiye gupfa nabo bazapfa. Umuntu wese azapfa, ntabwo ari igihe cyo gupfa. Nuticwa n'impanuka uzicwa n'imyaka, nuticwa n'imyaka uzicwa n'abandi. Ariko ikibazo cyabaye nagize ikibazo yaturinze imyaka yose itambutse. Sinza nkunda guhagarara imbere nshima, dukusanyira amashimwe tukayavugira rimwe mu myaka nk'ingahe. Kandi ndashima Imana yaturinze tukaba tugeze ahantu Imana yo mu ijuru ishima. Ngenda hera inyuma bukeya, tukiri Nairobi twarwaje umwana uyu muhungu, kariho mpera kuko kuva byaba nta bundi nashimye. Nuko nyine imbere hazagora umuntu akicara avuga ngo nzashima nzashima, akushima Imana yambonera uyu mwanya wo kubasha guhigura amashimwe yayo. Shima Imana yamugijije. Uriya mwana yari yararwaye namaze amezi 2 mu bitaro, arwara indwara tutazi yo kubura umwuka. Biba ngombwa ko bamushyira mu mabombone yo kumwongera umwuka. Mu buryo bazaga mu gitondo bakambwira ngo umwana wawe iyi bomboni ntabwo ifite ubushobozi, reka dushake indi. Numva nobabwira ngo nimureke kuko naza mbona atarukira umuntu wo kubaho. Bitewe n'ukuntu nari nihebye, numvaga nobabwira ngo nimureke nanone ariko kwicara bagora ntabwo abaho, bitewe n'ukuntu naza mubona. Muri Kenya ni ahantu uza usanga ibitaro byuzuye birimo abantu benshi mu buryo nta bantu bazaryama ku bitanda muba mushashe hasi. Noneho umwana yacikana, nareba umwana ucikanye nkabona yari muzima, nkavuga se uyu nguyu ko atari gucikana byagenze gute. Sinduye ntekereza ko ari Imana ikimufiteho ububasha, ahubwo ngatekereza ko uyu yapfuye nawe ari buze gukurikiraho. Twagiye mu bitaro bya mbere baradusezerera, tujya mu bya kabiri baradusezerera, tujya mu bya gatatu. Akiri cya kibazo gusa cyo kubura umwuka. Noneho tugeje mu bya gatatu, reba hari ukuntu bagushyiraho ugatetera bazanyuzamo umuti.
aruhe barambwira ngo imitsi yazibye ntabwo bakiya batera umuti ngo ugende, bayimukuraho biba ngombwa ko bazaza bakamutera nyine mu mubiri bisanzwe, baramutera bamuteye nk'iminsi 2 umwana noneho akaza asigara atabasha kurengeza ukuboko kuko bamuteraga iminsi 4 ku munsi, bamuteraga inshuro 4 ku munsi. Dore ndababwira ati muga ntabwo wongera kunterera none uyu mwana inshinge gutya uramugira niki, naramukana kizazaba ikimuga. Noneho abaganga baje kunsubiza, yansubije nabi. Uwo munsi hari saa 9 za nijoro, arambwira ngo ntabwo ndi bumutere kubera ko wabyanze, ikintu nakubwira ngo morgira inyuma. Ndamubwira nti nta kibazo ndabizi ko ari hiri ariko ureke kumutera. Yamuretse iminsi 2 noneho umwana araremba cyane, biba ngombwa ko bankura mu narindi banjyana abantu barwaje hari akumba bazashiramo umuntu ugiye gucikana badacikanira mu maso y'abantu, bakanjanamo. Icyo gihe nari mfite indahekana cyane, we n'uriya mukobwa yari akiri muto cyane, isega yasigara nyuma. Ndamuhamagara afite undi mwana, ariko twagiraga abaturanyi beza, twagiraga umuturanyi mwiza cyane. Muri Kenya nabayeho ntagirayo mama ntagirayo mabukwe, ariko bitewe n'abaturanyi. Urya nuja kwimuka ahantu uzabanza ubaza umuturanyi usanze, kuko umuturanyi akuberaho mama wawe atari. Kuko umuturanyi wanjye yaramfashaga mu buryo yankoreraga ikintu nkavuga ati yabaye na mama, ntabwo yakinkorera. Yagiraga utudehekana 2 bari bangana nyine n'uriya mukobwa wanjye, nakaza mubyutsa na saa 8 za nijoro nkavuga basigaranye umwana, akamambwira ngo muzane hano, atitaye ngo nawe afite abandi. Mukagasongo uri mugera umugore wagiye hanze, ni imfura cyane, yagiye hanze. Ndababwira ati numva utazumpa ifaranga nyiha, hari ikintu wankoreye utazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Noneho hamaze igihe, nicyo gihe umwana yagiye nyine agira gutyo buke, tubona umwana arakize. Tukiri muri ibyo bitaro, Imana itora igitangaza, umwana arakira. Noneho amaze gukira ndafatwa nanjye, mfata n'indwara. Namaze amezi 6 taza mbasha kunama ngo ntore ikintu kiri hano hasi, kandi mfite impinja 2. Uwo nyihashaka azamanuka mu gitondo akateka akagaburira abana, akabajana saa 6 kuhagira, akabambura aya myenda simenye ngo yayimeje, agasohora akaje kumesa. Amezi 6 arashira. Nuko reka nihute turaza. Tumaze kugera hano, papa wabo nawe ararwara, ariko mu kurwara kwiwe nge ntabwo ako novuga, ntabwo nakaza numva mbyishizeho cyane. Nakaza mvuga ati Mana, nubwo arwaye, Imana ishimwe ko ndi kumwe n'ababyeyi. Nicyo kintu gusa naza ntekereza. Yakaza arwara bikaba ngombwa ko aja mu bitaro akarara, nibaze se iyo tuja kuba tukiri muri Kenya nari kuzaza nsiga ndyamishije abana nkajya kumubaho mu bitaro, byari kugenda gute? Abo ndashima Imana ku bwa mukecuru. Ntabwo yabaye hano, ariko nifuzaga ko ahaba. Nyamara mukecuru atameze nk'abandi bagore, ni umubyeyi mwiza cyane. Yakaza arwara nkumva ngiye ntibimfasheho, ngahita mpamagara vuba vuba umukecuru yaharwaye, akama yiruka akamuza akajana ku bitaro.
nkaba numva ntibimpangayikishije, nkumva nyine biroroshe bitewe n'ibindi naciyemo muri Kenya. N'umwana iyo apfuye gutaka inkorora zaramba nirukwanka niwiwe ngahega uje kumushakira imiti. Ndamushimira cyane, ni umubyeyi mwiza. Ntabwo iyo aje kuba abandi azagera aho ngaho akakwinuba, ariko umukecuru ndabona ari umubyeyi mwiza cyane. Imana y'umwejuru imuha umugisha ibyo aza akora. Yamaze kurwara tugira ubwoba cyane, aca mu Bugande kwivuza. Bamaze kubona indwara araza, ageze hano nyine bamuhaye imiti, ageze hano birakomeza. Aho sinduwe numva ubwoba, sinanza numva ubwoba, naza navuga ati ubwo ndi kumwe na mukecuru ntacyo ari bubi. Ariko turashima Imana yamukijije, Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndashimira n'abaturanyi Mpore yakaza afatwa rimwe na nijoro barakigora bakajya ku bitaro bakarara, bagendaga ijoro cyane. Ndashimira Imana nawe ko yamuduhaye mu buzima, Imana yo mu ijuru ishimwe. Akoze cyane. Tukaja mu kazi nukugira ngo bano bana babeho neza. Ntabwo ndaja mu kazi arabwira ngo njewe rye neza. Twabaye hano mu buzima bugoye bigoranye, nta mikorere y'abamuzehe n'abamukecuru, tubaho nyine dufata murabizi. Tugeraho tubantu bakazabamwa ibikoma birimo zaji, ukamwa igikoma cy'ubururu, ukamwa igikoma cy'umukara. Ibyo duhaguruka kubigwanya tumaze gukora, tumaze gushaka kugira ngo abangaba babone igikoma cyiza, babone amata, babone ibyo barya, bige neza. Tibige aho twize, bige neza. Ariko Satani agaca mu muntu kugira ngo abangaba bongere babe mu buzima isi yabayemo. Agashaka kwica imbaraga zibabeshejeho, agashaka kugira nabi ushobora kubahindurira ubuzima. Icyo kintu natekereje ndwaye kimarugara na kivari kwivuza, bambwira indwara ndwaye, je numva nta kibazo, nogenda ntacyo bitwaye. Ntekereza nyine kubyama n'abasize, zuko mvuka jenyine, mfite abavandimwe, mfite ababyeyi, mfite umuntu akoma akantu henshi, ariko ntibivuga koze k'ibyo nugakoze. Nta muntu wabitaho kuko nabitayeho, nta muntu wabakoreye k'ibyo nabakoreye. Ibyo ndavuga ngo Mana nongera kunsubizamo imbaraga, ngakira, ngasubira mu kazi, ngakorera urugo rwanje kuko bisanzwe. Navuze amagambo abiri nyine, mvuga ko nzoshima imbere y'abantu. Icya kabiri kandi nzokora igitaramo cyo guhimbaza Imana, gusa nta rindi jambo rivugiwemo bitansabye kongera kuvuga andi magambo menshi kuko ari si ngombwa. Bwana sifiwe. None nuko narakize, tukomere Imana amashyi menshi cyane kuko nabaye hano n'ubundi ndwaye. Twaza gusenga hano ndwaye, rimwe na rimwe twataha nagera mu rugo bigakomera, tukaza abaturanyi abafabiye tukarara kwa muganga. Karara mu nshinge, mu gitondo nkabyuka ngataha, nkagenda akomeye rwose, meze neza, ndivuza, koresha imiti ya kinyarwanda, koresha iya kizungu, njya ahantu hakomeye hose, ariko barambwira ngo byarashize. Ubu maze amezi 4 nta buribwe, nta kibazo kimwe. Rero turashima Imana ko twongeye gukomera muri Kristo, tuzadutaranyije n'abantu. Kuri ikibazo kiza kiba ugatangira gukeka, mubizi se, ukavuga ngo hari noba naragambaniwe n'uyu muntu cyangwa uyu nguyu cyangwa uyu, akaba nabaza kukubwira twagize ikibazo cy'abayumve kandi aribo bagomba gukiza abantu. Hari uwo kongorera, hari uwo mubwira akaguteranya n'uwanyu bikanasakuza kandi nta gihamya.
ariko ndashima Imana ko narwaye ndakira, nta muntu wera wirabura ngira ikibazo nabo, nta muntu wera wirabura nshize mu matwi ngo mvuge ngo uko ndatekereza uyu muntu, uko ndavuga uyu, uko ndagira gute, uko ndogora uyu ngo bisakuze, habe n'umugore tubana mu rugo nta munsi nubwo yokurikira akambaza ngo se zagenze gute, ni hehe, ubu baranyweye amazi cyangwa ntaho nanyweye amazi ahantu henshi, nari ahantu henshi, nagenze ahantu henshi, ntabyo ntibibaho, byararangiye, narakize ko nitegura gusubira mu kazi gukorera urugo rwanjye. Rero ndashimira ababanye natwe, ndashimira abaturanyi, famille. Ibi nani mbizi ku bagore cyane kurira. Kubera ko bagira amarira ahantu hose, yaba ari mu byishimo, mu biriyo, iyo baza bakunda kurira cyane barakiturusha, ariko nyine naje kana nibarutse kurira kera cyane. Rero ndashimira abaturanyi babanye naje, nababyukije bicuku saa 8 nafatwa, kabavyutsa bakanzana. Ndashimira abavyeyi banje, amezi yose namaze hano kuva kwa 7 twarafatikanyije kugira ngo tubeho, murabizi ubuzima n'ubundi turimo, tugahaha, tubonye tugasangira. Ndashimira abantu bose abadusengeye, abamenye amakuru ko turwaye bakadusengera, abadusuye, abatugaburiye, n'abantu benshi twiyambaje kuko nari ndwaye n'ubundi ndakari kuja mu kazi, hari abaduhahiye bari hanze n'ahandi hatandukanye. Abo bose ndabashima, Imana yo mwijuru bamugisha. Hanyuma mbere yuko ntanga ituro ryo gushima, reka maze numve amadeba nawe niba ari cyo yovuga, hanyuma tubone gutanga iryo turo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo nabisobanuye ko umuntu wese azapfa, ariko hari atishwe n'undi muntu, kubera ko mu by'ukuri mu isi turarushe, abakire bararushe n'abakene bararushe, abafite abana bararushe n'abatabafite bararushe, abantu bose bararushe mu isi. Iyo umuntu aruhutse aba aruhutse nyine, upfuye aba aruhutse. Ariko nibaza abana mfite, jeragize umuntu ungambira kunyica akampira ushobora kunyica, nta kibazo nuba nduhutse. Ariko abagirire nabi bano bana, kubera ko umutima wuzuye ishimira mu ijuru, umutima wuzuyemo ishimira, umutima wuzuyemo ishimira mu ijuru. Tugaruke gatuvuye mu mashimwe. Wanasifiwe sana. Abagore kavuga ifraze imwe ku bagore nimara tanga ituro twicara. Kuriya Bwana asifiwe sana. Ari umugabo mukuru ni wari uvuga ejo bundi, aratubwira ngo kuri avuza mubona natwe dukunda abanyoko, kandi ikimenyetso cy'uko tubakunda no kubarusha ngo nuko tuzatubabwira, ntabwo tuzatubabwira ko tubakunda. Icyo ni ikimenyetso cy'uko tubakunda, ntabwo tuzatubabwira ko tubakunda. Uko murumvisha ati kuri ankunda mama wawe, kandi ikimenyetso cy'uko mukunda sindabimubwira. Asifiwe sana. Haleluya. Umugore kuriya jewe nkunda mama, ariko hari impamvu mukunda, nuko yamzaye n'icyo gusa. Nuvuga ngo mpujwe nawe n'amaraso. Abana ndabakunda kubera ko nababyaye, kandi nabo barankunda kubw'agahato kubera ko ndise.
icyo mwacyumvise ariko umugore niwe nakunze ntagize ikindi kintu na kimwe nshingiraho. Ni ukuvuga ngo niwe nabasha kugira amahitamo yo guhitamo. Sinahise nakunze mama kubera ko nasanze yarambyaye, nkunda papa kuko nasanze ari we papa, nkunda abana kuko nababyaye. Ariko umugore namukunze kuko namuhisemo. Asifiwe sana. Twatena nkimara kurwara naravuze ngo nzokira, byanga bikunze nzokira kandi nikira nzosubira mu kazi nje gushaka amafaranga. Kandi amafaranga nta kindi abereyeho ni ukuyakoresha. Tekereza ibintu nka bitatu. Umuzehe wacu irantebe rikari mu kumurusha. Abana baje gutekereza gushaka intebe z'abashumba baza bicara abahunyi uko bashaka. Zimeze neza. Asifiwe sana. Kubera ko iyi plastike naje zinjya ifite 30 kanse 80. None ga sinzi kubera ko dusa n'abantu bakimeze nyine uko tumeze bizaze tugora kubona aho zibikwa ariko zogura intebe z'abashumba. Asigaye tubane mu materaniro yo guhimbaza Imana nimugoroba. Yes.